mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twari twasize Layla ari kumwe na mama we kwa muganga, ndetse abangaba basaga naho bari gupanga imigambi mibisha yo kuba bagirira nabi witwa Jinta. Iyi ni imigambi yari gucurwa na Layla ndetse na mama we. Bari barimo bavuga ati nubundi niba twaragerageje bikanga, we tried our best ariko byaranze, ariko tugomba kugira ukundi kuntu tubigenza. Ese ubundi iyi migambi mibisha yabo bazayigeraho nangwa ntago bazayigeraho? Inkuru yacu reka nubundi tuyitangirire kwa muganga. Layla na mama we nubundi baba bari kuganira. Mama we akamubwira ati erega nubundi uburozi namuhayeho buracyahari kandi rwose ni bwose. Niba twarananiwe kwica Jinta, kwica umwana we ntabwo aribyo bizatunanira. Ntabwo kuba twakambura ubuzima umwana bizananirana. Nubundi bizagera aho ngaho bikunde. Umwana se we katako ntago, umwana ntago we usubu niba Jinta wenda bashobora kuba twirinda bigakunda, ariko twamaze kumwereka yuko tumukunda kandi tumwishimiye. Ntabwo rwose ntabwo azigera atekereza kutujyana kuri umwana we. Layla ati rwose ndabyumva, twamaze kwigarurira umutima we, baratwizera, yarongera aratwakira dufata nk'abavandimwe, nk'uko nyine natwe twamweretse yuko twamugarukiye kandi tumusaba imbabazi. Hanyuma rero ibi ngibi bizadufasha rwose gushyira mu bikorwa ibyacu n'ibyo dutekereza, sibyo se mama? Ndati nibyo rwose mwana wanjye. Tuve kuri abangaba twigarukire kuri Jinta. Abaganga baba bamaze rwose kumubaga, baba bamaze kumuteruramo umwana, bamuteruramo umwana w'umukobwa. Kubwihirwe basanga umwana wa Jinta ari muzima. Abaganga bakora uko bashoboye nk'uko muganga aba yabisezeranyije Lucas. Kamubwira ati ndagusezeranya ngiye kwita ku mugore wawe n'umwana wawe, kandi bombi baraza kubaho. Dr. rero arinda isezerano rye abifashijwemo n'abandi baganga. Yewe Jinta nta kintu n'iki na kimwe aba, ndetse n'umwana wabo nta kintu aba. Umwana rero bahera ko bamufureba kugira ngo ataza kugira imbeho. Gusa abadokita bari aho ngaho bose baratungurwa, bagatungurwa no kubona umwana rwose avutse nta kibazo n'iki na gitoya agize, cyane ko umwana aba avukiye igihe kiba kiburaho icyumweru. Jinta nawe na kindi kintu cya mbere abaza abadokita, ahera akabaza dokita akamubwira ati dokita, umwana wanjye ameze neza, ese yabashije kuba muzima? Abadokita bitegereza Jinta bakamubwira ati rwose humura, umwana wawe ni muzima kandi ameze neza neza, wagira ngo avukiye igihe. Jinta mu marira menshi avanze n'ibyishimo aravuga ati basi nimumunyereke, ndabinginze nimutume mureba.
abadokita nta kindi bakora bumvira ubusabe bwa Jinta bakamwereka umwana we. Jinta areba uruhinja rwe, amarira n'agahinda bikuzura umutima we, ariko nanone ibyishimo bimusaze. Atangira kwibaza avuga ati Mana, ese ubu ngubu nakwitura iki? Ubundi se ubu nagushimira ne? Jyewe Jinta ndabyaye Mana, uyu ni umwana wo mu mara yanjye, nakara ko mu mara yanjye. Uyu ni umwana natwise amezi 9. Mana, umenya hari ndi kurota. Ntabwo mbyumva, sindanabyakira. Mana, ko kuri mwiza. Ndagushimiye ko byibura unkijije urubwa. Ndagushimiye ko byibura umpanaguyeho icyasha. Mana, ndagushimiye ko byibura umpesheje agaciro. Ubu nanjye niswe mama. Nanjye ubu mbaye umubyeyi. Nyuma y'imyaka 17 nirwa ntotezwa nuko mvumwa, uyu munsi Imana umpesheje agaciro. Ntabwo nabona ingano y'uburyo nagushimiramo, yewe sinabona n'icyo nguhereza cyahwana n'ibyishimo mfite, cyahwana n'ibyo unkoreye. Ariko Mana, uri mwiza kandi burya koko urasezeranya ugasohoza. Maze kubona mbonye yuko uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uri Imana itabeshya koko. Umbabarire gushidikanya nari naragize kose mu mutima wanjye, yewe no kwizera guke kwari kwarambase. Mana, umbabarire kuba nari narakurakariye, numva nyine n'ubundi nta cyiza nzigera mbona. Warandemeye kuruha no kubabara gusa. Gusa Mana, wanyeretse yuko nibeshyaga. Wananyeretse yuko ibyo nibwiraga atari byo wibwira. Wakoze nk'Imana, ukora uko ushatse mu bumana bwawe. Abadokita bose baba bumva ibyo Jinta ari kuvuga, kuko agera aho ngaho bikamurenga akarira cyane, ari nakashima Imana. Atangira kubwira abadokita, agira ati Dokita, ndeka namwe mbashimire. Imyaka 17 ni myinshi ntegereje umwana, ntako ntagize nta nuko ntakoze. Mfite byose, mfite urugo rwuzuye, mfite igikundiro ku mugabo wanjye, ariko umuryango utankunda yewe utananyiyumvamo, kubera ko nari narabuze urubyaro. Ariko uyu munsi ndabona mbashije kuba nagira agaciro, mbashije kuba nagira ihirwe. Nukuri Imana yo mu ijuru sinzi ukuntu nayishimira. Amashimwe yo ni menshi mu mutima wanjye. Imana nukuri namwe bampera umugisha. Abaganga baramwumva, bakanamwikiriza, bakambwira ati nibyo nawe wibare kudusabira umugisha. Gusa nyine twari turi gukora akazi kacu. Jinta ati nibyo mwari muri gukora akazi kanyu,
ariko sinabura no kubashimira kuva nagera muri ibi bitaro mwanyitayeho. Ni ukuri yera izabahe kuramba kandi uwo mutima muzawukomeze. Bakiri muri ibyo ngibyo Lucas nawe ahera kakinjira. Lucas nawe agireba umwana we araturika akarira, kwiyumanganya no kwifata bikamunanira. Areba umwana we, kareba uburyo ari mwiza. Ahera akabaza umugore we Jinta, ambwira ati love, uyu mwana niwe wacu nangwa ndimo ndareba nabi? Umwana mwiza gutya n'uwanjye? Ni mwiza pe. Dr. ahera akabwira Lucas, akamubwira ati yego umwana n'uwawe, ahubwo se ko mbona udafite amatsiko yo kumenya ngo byaye umukobwa nangwa se umuhungu. Lucas atoya Dr. Imyaka nari maze njye n'umugore wanjye dutegereje umwana, sinitaye niba ari umuhungu nangwa se ari umukobwa. Icy'ingenzi nuko mbyaye, icy'ingenzi nuko umwana yaba ari uwanjye. Ase Dr. urabyumva? Imyaka 17 urayumva? Basi wowe uri kuyikurura ukayumva neza? Iyo ni imyaka myinshi. Ukoze business ageze kure, amazi yatembye nayo ageze kure. Uwabyaye icyo gihe arabyiruye, umwana wagiye kwiga bageze kure. Rero ngewe ntago nitaye ngo ni umukobwa, sinitaye ngo ni umuhungu. Icy'ingenzi nuko ari umwana kandi akaba ari amaraso yanjye. Dr. ahera akamubwira ati noneho reka mbikwibwirire, ni umukobwa, ahubwo uraza kumwita ngo iki? Undi ati byihorere, ntago nzi amazina yose namwita. Ati kuko ubu ngubu ngiye kumwita namwita rwose amazina yakuzura igitabo. Ariko mu by'ukuri uyu mwana ni umugisha. Ku bwanjye ndumva namwita Blessing Abby. Yewe nandi ninyatekereza nzayamwita, ariko izina Blessing wongereho na Abby, ndumva yariyo mazina aje mu mutwe wanjye kano kanya. Jinta ahera akabwira umugabo we, akamubwira ati be, nanjye ndumva ayo mazina ntacyo atwaye, kumwita Blessing noneho na ka Abby, ndumva ari amazina avugitse neza. Lucas ati nibyo babe, reka tumwite gutyo. Lucas ariko n'ubundi afite ibyishimo, ahera akabwira umugore we, reka njye kubwira mama inkuru nziza, kanjye no kubwira mushiki wanjye inkuru nziza. Jinta ati se bari hano? Lucas ati yego, kuva nakuzana muri ibi bitaro mama na mushiki wanjye ntabwo barataha. Layira na mama wanjye birirwa hano bakarara hano, nibo bantu bahora bakurwaje iyo nagiye niba bari kuri wowe. Rimwe na rimwe ngewe najyaga no kuruhuka, ariko bombi bakahasigara. Uzi ko kuva nakuzana hano mama atararuhuka, nta munsi n'umwe arajya mu rugo, niwe waguhoragaho. Wenda ngewe na Layira twacishagamo tukagenda, ariko mama wanjye we ntiyigeze kuva iruhande. Jinta ati nibyo. Aramwenyura akishima, akumva ko noneho kuri iyo nshuro asigaye abanye neza na nyirabukwe. Ahera akabwira umugabo we Lucas, akamubwira ati ndumva nishimye. Lucas ahera akegera umugore we, akamusoma akamubwira ati baby wanjye, umugore wanjye mwiza,
byose byanjye mukundwa wanjye, mahitamo yanjye, rukundo rwanjye, byishimo, munezero, mutuzo wanjye, mahoro yanjye, wibare kubw'iyi mfura, wibare kubw'igikobwa cyiza umbyariye, kandi ndagukunda. Urwo nagukundaga noneho rurikubye, harya ngo ndagukunda, harya abantu bose batangazwa n'uburyo ngiye ngukunda. Mugore mwiza, ngiye kurwongera, noneho ngiye kugukunda, hahandi nawe ubwawe uzavuga uti uyu ntabwo ari umugabo wanjye. Wowe n'umwana wanjye Abi nzabitaho kandi nzabakunda bihebuje, nzabaha urukundo rukwiriye, nzabarinda kubona ko ndi papa gito nkaba n'umugabo gito, nzaba umwizerwa kuri we mugore mwiza, nzakunda imfura yacu, kandi n'abandi bazaza bamukurikira nabo nzabakunda. Reka tube twishimira uyu nguyu Imana iduhaye, kubera ko Imana yaratwibutse. Ariko ndumva mu mazina y'umwana wanjye nashyiramo iratwibutse. Jinta ati ntawerekera aho ngaho wirengera. Twamwise Blessing, wongereho na Abi. Yes, ibyo ntibibaye ntibihagije. Ahasigaye tuzajya gushima Imana, tuyishimira ibyiza yadukoreye, umwana mwiza iduhaye. Shabe ni byinshi byo gushima Imana, ntabwo nabona uko mbivuga. Lucas ati winjijisha mugore mwiza, kambaze njye kubwira mama inkuru nziza. Arasohoka akagenda agasanga mama we na Layla ahantu baba bicaye bameze nk'abumiwe, ubona nyine ariko basa naho badatuje. Arabegera akavuga ati mama, ko mumeze gutyo, ko mumeze nk'aho mwihebye. Mama we ati se mwana wanjye nakishimane, mukazana wanjye ntaramenya uko bimeze. Layla ati ariko ubundi wowe umutima ukomeye gutyo ubukura he? Barakubwira ngo umugore wawe bamujyanye ku iseta, bamumaranye amasaha n'amasaha, wowe ntago wahangayika? Njye nifitiye ubwoba. Lucas ati ariko ubwoba nibushira, ubwoba mufite n'ubw'iki, nyaboneka ko Imana ihari. Umugore wanjye yakize. Mama we ati ngo iki? Jinta byagenze neza? Niki? Ni agahungu ni agakobwa? Lucas mu marira avanze n'ibyishimo ahera akahobera mama we, amubwira ati mama, ntabwo nari nzi ko tuzaheka, ntabwo nari nzi ko natwe tuzibaruka, none birakunze, none birabaye. Mama tubyaye umukobwa, mereye ko mwita Abi Blessing, niyo mazina yonyine yahereye akaza mu mutwe wanjye. Barishima, bagahoberana, ukabona bishimye banezerewe. Mama Lucas ndetse na Layla bereka Lucas ko bishimye, bahera ko bamubwira ati none se ubu ngubu twajya kureba umwana, abaganga batwemerera. Lucas ati muze tugende, muze nta kibazo. Bahera ko binjira, bagerayo bagasanga uruhinja ruryamye iruhande rwa Jinta. Bakimubona baramwenyura bakishima, bakamubwira ati ni ukuri kuri Kayo, umukobwa wacu, mukazana wacu mwiza. Jinta ati murakoze cyane. Baregera bakareba umwana uryamye iruhande rwa Jinta, ahera ko yikanga, kavuga Jinta, uyu mwana mwiza gutya n'uwawe? Apana, ntago nabyizera, ni wowe ubyaye umwana mwiza gutya? Oya, ntago bishoboka mama, uri kureba uburyo uru ruhinja ari rwiza. Undi ati rega nta mwana uba mubi. Layla ati ariko mama, tujye tuvuga ibintu dusubira ibindi. Uyu mwana nibyo, nta mwana uba mubi pe. Ariko mama, tujye tuba abanyakuri, tunavugisha ukuri.
uyu mwana ni mwiza, uyu mwana ni mwiza, mama ni mwiza, mwana bose nabonye. Ibaze ko no mu buzukuru bose ufite nta ruhinja nigeze mbona rusagurye. None se mfite ikibazo, ni wewe wagiye ukihitiramo ukiremera uruhinja, warangiza ukarutereka mu nda yawe. Bwa mbere nabona umwana mwiza gutya. Hariya bajya bavuga ngo Imana igutindije iragutegera. Uzi ko uyu mwana aje azanye ubwiza bw'abana bose ahari wakabaye warabyaye mu myaka itambutse. None se ko mbona ari mwiza ndi kumubona mu masaha make cyane ku munsi we wa mbere ku isi, ubwo azakura sate? Oh my God, I can't believe it. Layira we biramurenga agahera kasohoka, akagenda avuga ati icyakora aho ndumiwe ndatangaye. Mama Lucas we aterura uruhinja akitegereza umwana nawe akabona ari mwiza. Hashira akanya akamuryamisha iruhande rwa mama we, yarangiza agasohoka aragenda agasanga Layira ahantu yicaye. Layira yumiwe nta nubwo ari kuvuga, aramuvugisha undi akabanza guceceka. Ahubwo ati se ko mbona wacecetse kandi bigenze gute? Hari umuntu mutonganiye ahangaha tumye uceceka? Layira ati mama ndumiwe pe, kugeza n'ubu ngubu ntago ndi gusobanukirwa niba ibintu ndi kubona ari ukuri. Urebye umwana Jenta yabyaye, uzi kuriya mwana banza akanikurikira ariko mu buzukuru bose ufite, wabonye ubwiza afite? Ngahibaze niba ari mwiza akiri uruhinja, ubuse nakura. Aha umenya azaba Miss World kabisa, nangwa Miss Universe. Mama umva ko bavuga njyewe mbyaye umwana mwiza kuriya isi nayimara, nabamara ntabwo mwanyira. Atari ku mama ni kija ukumva rwose nagikunze. Undi atigabanya amarangamutima se, nubwo ari mwiza ariko ntazabaho. Azaba hate, ntabwo ashobora kubaho. Iminsi rero iragenda ikicuma ikaba myinshi. Jenta asezererwa kwa muganga n'uruhinja rwe Abi. Abari mu rugo Jenta asigaye yitabwaho. Yewe rimwe na rimwe Lucas akanga kujya mu kazi kubera ko aba yumva atakisigira umugore n'umwana. Mama we na Layira akaba ari bo bahora bamubwira ati rwose jya mu kazi n'ubundi uraza kugaruka umwana umusange. Gusa Lucas we ntago aba bikozwa kuko aba yumva yaguma iruhande rw'umwana. Iminsi nanone irakomeza ikicuma, ukwezi kugashira, kwa kabiri kukaza, yewe n'umwaka ugashira. Jenta basigaye ameze neza, ahorana akamwenyu ku maso, asigaye ahora yishimye, mbese ahora aseka. Noneho ahora ashima Imana, asengana ibyishimo n'umunezero, atagisenganya amarira yuje umutima wuje amarira n'agahinda ndetse no gushidikanya. Abasigaye yirwa abwira abantu uburyo Imana ari nziza n'uburyo Imana ikora imirimo, ikora ibyo gutangaza gusa. Abi rero abageze mu myaka myiza ishimishije, amaze kugira imyaka 3. Ka Abi aba ari agahanga kandi ari akanyabwenge muri byose. Abi aragenda akavamo umukobwa mwiza, umwana muto cyane mwiza ariko nanone w'umuhanga. Nyirasenge Layira akajya amureba
akumva nejejwe nawe. Rimwe na rimwe yakibuka yuko uwo mwana atazabaho ngo akure arambe, amarira agatemba mu mutima, akavuga ati Mana, ese ubu ndahitamo iki? Ndahitamo gukomeza ku mugambi wanjye na mama? Mana, ndahitamo gukiza uyu mwana murengere? Mana, ndahitamo iki? Rayira atangira kujya mu ihurizo kubera ko Abi abamukunda ndetse banahorana. Igihe cyose atari kumwe na mama we Jinta, akaba ari kumwe na Layla. Ndetse igihe cyose atari kumwe na papa we, akaba ari kumwe na Layla. Layla basigaye akunda Abi cyane, ndetse aho agiye hose yumva yamujyana. Umunsi umwe rero, Layla yicaye mu cyumba yicaranye na ka Abi, arakareba kakitegereza, ariko agahera karira. Abi ahera kakabaza nyirasenge, kamubwira ati kandi ubaye iki? Ko mbona uri kurira? Ni njye wakubabaje? Nangwa ni dadi yakubabaje? Mbwira, urashaka iki? Urashonje? Njye kubwira tantine aguhereza ibiryo. Layla areba uburyo ka Abi kaba kamwitayeho n'uburyo kaba kamukunda, agahinda kakarushaho kwiyongera. Amarira arushaho kuba menshi, akisukiranya ari menshi kuri Layla. Layla nta kindi kintu akora, asiga abwiye Abi akamubwira ati sheri guma ahangaha gato ndaje. Aragenda akinjira mu cyumba mama waba aryamyemo, akavuga ati mama byuka tuganire. Ibi bintu ntabwo nakomeza kubikora, ibi bintu ntabwo nakomeza kubitekerezaho. Mama, aho bigeze ndumva twahagarika imipangu yose yo kugirira nabi Abi. Ese mama, wowe Abi ntago akunezeza? Mama, wowe iyo uri kureba Abi ntabwo wishima? Mama, nakubeshye ndumva rwose ntari tayari kumva ko Abi rwose agomba gupfa. Mama, nsigaye nkunda Abi. Mama Lucas yitegereza Layla, kamukubita urushyi rwiza cyane, kamuga ati kanguka, urasinziriye? Twasezeranye ngo iki? Reka kuyoborwa n'amarangamutima. Ntabwo Jinta ashobora kuzaheka byiteka, azajya abyara ariko aruhira ubusa. Nta mwana wa Jinta uzigera ubaho. Yego nibyo ka Abi ni keza karashimishije, nta n'utamukunda, ariko ibyo ngibyo by'uko umukunda n'undi na se amukunda na nyina amukunda, njyewe ntago bindeba. None bindebaho iki? Urumva byamfashe iki njyewe? Ntacyo pe, ntacyo, nta na gitoya. Ahubwo buriya uri tayari njye nawe dukomeze umupangu wacu? Ahubwo ndabona ngiye kumwikiza hakiri kare, kubera ko nyine n'ubundi ntago rwose wowe ndabona ntazi rwose. Byazarangira unyiciye umuti. Nta kindi kintu mama Lucas ahera akakora, yegezayo uwitwa Layla agasohoka. Layla akurikira mama we, amubwira ati mama please mom, I beg you. Mama mwiza, please ndakwinginze, leave Abi. Ndakwinginze reka ka Abi. Mama waretse Abi.
mama ntabwo ureba ukuntu abi mana mama ndakwinginze reka abi. Undi ati ndakwiyamye narakubyaye ntabwo ari umbwira icyo nkora nige mukuru ndi nyoko ibyo nkora ndabizi. Ahera akajya mu kabati agatangira gutunganya utuntu. Ahera akahamagara abi aritsa bati karame nyogoko. Undi ati ngwino hano mwana wanjye. Abi araza n'ibyishimo byinshi akegera nyirakuru. Ahera akamwicara ku bibero. Nyirakuru akamubwira ati mwuzukuru wanjye. Undi ati karame nyogoko urumva ushonje? Undi ati cyane. Ahera akamubwira ati mwana wanjye rero naguteguriye utuntu hano dusura turya. Abi ati yego nyogoko ndaturya ariko ndasangira rwose na shangazi. Undi atoya shangazi ndamutegurira ibye. Ndahira bari hafi aho nawe ari kureba hareba ibintu abi ndetse na mama we barimo. Mama watangira kugaburira abi ari nakamuhereza icyo kunywa. Ndahira mu gahinda kenshi n'amarira araturika akarira kavuga ati mama nyina aramureba akamubwira ati winsakuriza winanesha igihe ibyo ndi gukora ndabizi. Rayira yegera mama we agashaka kumwaka ibintu ari guhereza umwana kuko abazi ibyo ari kumugaburira. Abahira kakabaza Rayira kuko atari ko se shanga wabaye iki nagushaka ko nyogokuru amereza basi niba ushaka ko dusangira ngo ino dusangire. Rayira mu gahinda kenshi n'amarira areba abi akareba n'uburyo mama wari kumugaburira kandi abizi ko agiye kumwambura ubuzima. Nta kindi kintu akora. Ahera akagenda ajya mu cyumba cy'akarira cyane ko ntacyo bafite yabikoraho. Mama Lucas agaburira umwuzukuru we abi ararya akanywa. Undi yarangiza akamwuhagira akamujyana mu cyumba akamuryamisha. Hashira akanya gato cyane umwana haryamye agatangira kubira ibyunzwe agatangira kuribwa. Abi atangira kurira asa n'utabaza. Rayira arabireba akabona birakomeye cyane ko urwo rugo aba rurimo we na mama we gusa. Jinta ndetse na papa we Lucas bo baba bari mu kazi. Rayira nta kindi kintu akora ahera akahamagara Lucas akamubwira ko abi ameze nabi kandi atameze neza ndetse amuhamagara ari kurira yuje agahinda n'umubabaro. Lucas na Jinta bava mu kazi batarwiyambitse baje kureba abi. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese uyu mwana abi araza kubaho nangwa araza kwasiga ubuzima? Inkuru yitwa Inzitane. Njyewe nitwa Atete, ninjye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.